Kwezi ki 2026 mu mpera zabyo nta kantu bagereza ko mumenye gusa hari uduseke twinshi hari indirimbo nyinshi hari ibikorwa byinshi bitandukanye rero turi hamwe n'Imana turigura ko turibuze gukora ibintu bitandukanye by'inyungu ku bwami bw'Imana cyane cyane ndetse no guheca umugisha abantu bose tegura hari akampu Kigali kira gitaramo warose kimwe mu minsi ibiri kigenda kugera narose nago narotaga narasengaga warasengaga gusa wumvaga uko byagenze ariko warabyiteze okay uburyo twarepetaga rero ntabwo abaridasohora turi hamwe twese ahubwo umuntu yagiraga umwanya we nk'abangahe bakagira iminsi yo guhura na backup team abacuranzi abaririmbyi ariko icyo navuga cyo nuko twese tuba tuzi capacities zacu nibyo gushima kandi biranejeje na cyane bitewe n'iyo message biri mu ndirimbo ko twese turi kurimba tuvuga imirimo y'Imana so ni ishema n'iby'icyubahiro kubona ko turi kurimba tuzirikana iby'Imana yakoze twanze kuba indashima biri abadutera inkunga bari mu Mahango Group Limited abangaba bakora ibijyanye na printing bagakora ibitabo byiza ni abahanga mu kuvugurura ibitabo byasibamye abangaba babikora kinyamwuga kandi ibintu byose bikagenda neza cyane uretse kuba bakora printing banafite papeterie aho baba bafite ibikoresho by'abanyeshuri amakayi ndetse n'ibindi byose bijyana nabyo mu bagane rero bakorera hano inyuma y'umurenge wa Nyarugenge mu nyubako ya Kola ahangaha ku muryango wa mbere aba rero nibo badushyigikira tukabasha gukora akazi kacu neza umunsi ku munsi babita Mahango Group Limited urundi bisobanuro mu bahamagare kuri telefone mureba kuri screen yanyu ndanezerewe cyane Rwanda shima Imana si ubwa mbere muyibonetsemo si n'ubwa nyuma Uwiteka Imana cyaturinze turahari nge nitwa Pierre Imana ishimwe ndi umunyamakuru wa BTN TV mu kiganiro Gospel Hour tubahaye ikaze turajya mutubwire uyu munsi performance itandukanye n'indi minsi bigeraje nge nuko nabibonye mwebwe performance y'uyu munsi ihera kuri wowe nibwira ko atari na performance ahubwo ni ishimwe duha Imana nk'abanyarwanda ibyo yakoze mu gihugu cyacu n'ibyo iri gukora rero turashimana yuko ikomeje kuduha ubuntu nahoze mvuga kare ko dushimira Imana kuko igihugu yaduhaye kidufasha kurota tukabasha no kubona ibyiringiro byo kuzagira ku nzozi zacu rero ndashimana yuko yaduhaye this opportunity ndetse n'abandi bakoze Imana twa turi kumwe gufatanya n'abanyarwanda bose ijambo ryo ravuga ngo ishimwe rizamutse umugisha uramanuka iyo tuzamuye ishimwe nk'umubavu ku Mana ngo imanuro umugisha wayo rero ndashimana yuko yaduhaye no mahirwe yo kubasha gufatanya n'abanyarwanda bose kugira ngo dushime Imana kandi twagize ibihe byiza tandukanye n'iy'ubutaha n'iy'ubushize nibwira ko ubwitabire bwiyongereye ikindi nuko abantu ubona ko bafite inzara n'inyota yo gutaramira Imana mu buryo budasanzwe ubushize hari haguye imvura nyinshi ngira ngo 2024 bari bahari barabibonye ariko noneho twagize ikirere cyiza twagize abantu bitabiriye kare turashimana yuko habaye itandukaniro rifatika Twenda kubaza tugeze ku isaha moya stade iracyuzuye abantu ni ikintu wakira gute ni ikintu uvuga hiki ndanezerewe cyane honestly navuga ko twagaragaje urukundo dukunda igihugu cyacu no kuza gushima Imana kubw'igihugu cyacu so byerekanye nyine unity n'urukundo abanyarwanda abakristo bafitiye igihugu cyabo hari abantu babakunda ko muri babiri nka couple maje muri Gisubizo cyane cyane ku ndimi z'amahanga murababwira iki ese muri kubizeza iki 2026 mu mpera zabyo nta kantu bagereza ko mumenye gusa hari uduseke twinshi hari indirimbo nyinshi hari ibikorwa byinshi bitandukanye rero turi hamwe n'Imana turigura ko turibuze gukora ibintu bitandukanye by'inyungu ku bwami bw'Imana cyane cyane ndetse no guheca umugisha abantu bose muri gutegura hari akampu Kigali kira gitaramo warose kimwe mu minsi ibiri kigenda kugera narose nago narotaga narasengaga warasengaga gusa wumvaga uko byagenze ariko warabyiteze byarenze ko nabyifuzaga byari bidasanzwe rwose wewe wabibonye uti turashimana nicyo ufite nta kindi kintu numva afite mu mutima uretse gushimana kubw'inyota n'inzara abantu bafite yo gusabana n'Imana yo gushima yo kumara igihe mu kubaho kw'Imana bakaza rwose bafite icyo gihe gihagije nk'ubu ngubu twatangiye kare n'icyo gihe twatangiye kare amasaha 7-8 abantu bicaye bavuga ngo mureke dutaramira Imana rero ndashimana cyane kuri njye abantu inzara n'inyota bafite Imana iri kubaremamo
yo kuramya Imana no kwihimbaza. mugiye gusubira kuri stage katubareke Murakoze cyane performance nziza kandi turashimira itangazamakuru munyemerere tubashimire kino giterane ndetse n'ibindi byose mukora kugira ngo ubutumwa bwiza bugere hirya no hino. Turabashimira ndetse n'abantu bose bicaye mu rugo mukomeze mukurikirane kino kiganiro, bafite byinshi byiza. God bless you. God bless you. Imana ibahe umugisha. murakoze cyane. Thank you. Ndi umunyamakuru wa BTN mu kiganiro Gospel Hour. Tuguhaye ikaze, turagira ngo mutubwire Rwanda shima Imana 2024 habayemo akavura, ariko iyo ubu ngubu imeze gute ugereranyije n'iyo shize? zose ni nziza, buri wese ifite umwihariko wayo. Rwanda Imana 2024 hari imvura ariko abantu baraje bayibyinamo, twayihimbarijemo nta kibazo, ariko uyu munsi byabaye akarusho. Iyo ubushize abantu baratashe, bamwe bari batari bwinjire kubera imvura yaguye byarabagoye, ariko usohoye ko stade yari yuzuye, abantu baje guhimbaza Imana kandi iby'agaciro kubera abanyarwanda bagira umutima wo kuza ata kintu kibazanye, twese twaje guhimbaza Imana. Nicyo gushima. Ngiye kubaza akabazo k'amatsiko. Muhurira hamwe muri kurepeta, ninde muntu wa performance inzara gutungura? Okay, uburyo twarepetaga rero ntabwo abaleaders baba turi hamwe twese, ahubwo umuntu yagiraga umwanya we nk'abangahe bakagira iminsi yo guhura na backup team, abacuranzi, abaririmbyi. Ariko icyo navuga cyo nuko twese tuba tuzi capacities zacu, twese buri muntu afite ahantu yexcella kurusha undi, so umwe agutungura aha undi akagutungura hariya, ariko tuba tuziranye kandi n'iby'icyubahiro. Mu kanya muraririmbye stade yose, mwumva ibarushije amajwi. Bikuvuze iki kuri wowe kumva stade baririmba indirimbo yawe ukumva bakurushije uri nyirayo? Nibyo gushima kandi biranejeje, na cyane bitewe n'iyo message biri mu ndirimbo ko twese turi kurimba tuvuga imirimo y'Imana. So ni ishema n'iby'icyubahiro kubona ko turi kurimba tuzirikana ibyo Imana yakoze, twanze kuba indashima. Ni iki cyagutunguye kuri Rwanda shima Imana? Ikintu cyantunguye ni ukubona abantu buzuye kare cyane, stade yuzuye kare, ukurikiza ubushize amasaha bahagereye. Uyu munsi baje kare cyane, stade yuzuye kare, yenda amasaha yagiye batangiye gutaha, ariko kare tubona abantu bitabiriye cyane kurenza uko byari bimeze. Abagukurikiye baragira bati indirimbo nshya ni cyane vuba, bategereza bihanganye. uje byari kuri BTN ni mu ntumira tuzabipanga. tugeze ku isaha y'isa 2 z'ijoro, abantu baracyuzuye stade, bivuze iki kuri wowe? Nibyo navugaga, kuba abantu bafite umutima bakaza bagatuza bakicara no guhimbaza Imana. Bamwe hari abatashe kubera rimwe, hari abataha kure, moyen de transport utoroshe, ariko kubona benshi batuje ni ikintu cy'icyubahiro, kuvuga ngo imitima iratuje irashaka gushima Imana. So ni iby'igiciro. Bishimiye cyane. Murakoze cyane.